gusa ikinshimishije nuko ntakwigereranya nawe mu bukuru ariko mu ndeshyo ndabona nyengaye nako simbigutoza uzi ko atinjira gutyo aramuza ngaho bakore kure nta kibazo yagezeyo urabona ko yagezeyo ubwo yasenga rikabishimye amashyi menshi cyane Sendataza Gasabo yahaciwe ahaciwe yarahaciwe yego maze kumucira mu Mutara yimukiye mu Mutara ariko haciwe i Gasabo aciwe i Gasabo duhita natwe tubona umuturanyi mwiza bagira ubwira nabikubwiye harya buri Mutara na Gasabo nta bindi cyangwa hagati habamo Umutara na Gasabo ntabwo bihana bibi hariyo ba data wacu yego uciye hirya gato umanutse Bunagana twashyingiye abakobwa nibazaga rero Sendataza ahantu mwamuciriye bitewe n'ibikorwa bye niko bitekereza mukamucira n'ubundi aho tuzongera kujya guhura nawe naringize ubwoba ntabwo aho hose ariyo bagira ubwira se niwe ufite umuhungu witwa Barihuta bagira ubwira umuhungu afite yitwa Ferdinand ntabwo irindi ndizi ariko nawe ni mukuru naza kumuha akanya mumukeneye akababwira andi mazina ye yewe turacyaganira yego impamvu nari nkubajije Barihuta reka ndihine nagira ngo ataba Barihuta bamujinya yego umva rero abaza nkubwira ngo uze kugenda gake utaza gucumura wicaye ngo navuga amatako y'ababyeyi yego ko Barihuta bamujinya nabonye mwazanye niba rero ari umuhungu wabagira ubwirwa nari ntangiye kugira impungenge ntabwo Barihuta bamujinya ari uwo bagira ubwira naho Feredi nawe ni umugabirwa iwacu yego
n'uvuna umuheha kongeza undi kuko tumuzi kera akiri muto none ubu ngubu amasoso yasoje uruhara kandi akiri inyangamugayo ahubwo uze kumumpa tuganire kandi mfite n'abandi reka muhereze Kamili nawe baganireho yego cyane cyane ko ni mukuru wanjye kandi burya rega na Ferdinand nawe anduta mu myaka uretse ko duhuza umutima yego Gaston karabikara komeza intambwe watangije n'ubundi waje dusanga turabumva rwose dusanga mu muryango iwacu hagati hari n'ibikotirwe yitwa kiyo iki gihe muri iki gihe harimo ubuganda yego ndumva ariko mbizi wese ko bizi se nanjye ariko mbizi ngaho namwe mu nyumvire abanyamuryango mu bavandimwe abantu bafashe umwanzi cyangwa se umubi sendakazi baramuciye baramufashe bamurengeje Buganza ubu bamuvanye mu Rwanda iwabo mu Rwanda rwa Gasabo ubwo bucuti bafitanye n'umuturanyi wa hafi bagiye inama nk'uko bavuze ko atari ubwa ugeze muri uyu muryango hari benshi bakubonye ukajije ahubwo wenda bari biteze ko uyu munsi amambere iki kitaratambuka naje mu muryango wa Bertimas nza gufata irembo muranyemerera ndetse dutanga n'ifatarembo murabishima aho nahereye mvuga ko duturanye n'umugabo bagimbwira nababwiye ko ntagiye kugenda ngo ndanze azaba sendatasi duhana itariki arizo z'uyu munsi ku itariki ebyiri z'ukwa karindwi ko nzaza kubasaba umugeni ngaho rero nyakubahwa Augustin ngo kuko turi kubasaba umugeni widuhaye Marie Rose tumusabira bandirike uyu munsi Gaston ndakumva ngo kagere imana wambere Gaston inzoga y'icururutsa ko agiye afite impumbu ataza gusobanya amagambo mumbere inzoga y'icururutsa maze atuze atureze akayaga n'ikava umwemere undebere ko gacurera amahoro atuze dore ije mu muryango mugari mumbere inzoga y'icururutsa ntabwo mbizi abanza atuze umubyeyi mwiza urakoze kumuhamagara ariko nagushimira ubutabazi bikwiye ari umusaruro mwiza yahanitse ati irembo ryarafashwe ifatarembo ziratambuka ikibindi kibe ibyuya duhumeka neza impumeko z'uko uyu muryango ukwiriye aho yaje kugohekera wenda niho tuza kongera tukagobotorera kugira dukomeze yahagiye kuvuga ubundi ndetse n'uworose urabyukaga ariko ndaramutse afite mubyeyi Gaston ubwo wahawe rugari iwacu bahabwa byose ndetse bakaguha n'umurongo ngenderwaho niko nabyita kugira ngo utaramire ntabwo wigeze usaba kandi ndabizi ko watubwiye ko waje wikwije si uko zabuze ahubwo ntagerekana n'imbwe mu rya data ndebe abakobwa beza bongera bakwegera se baragiye hedi ba bakobwa twari kumwe bahise bagiye ariko baraje gobekera na DJ kasabe Eric nanjye ntabwo umusore katura
tambuka ujya imbere usabe Erika atambuke mwese murasa mwakenyeye ibise ntabwo tuzi uwo ni wowe ibuka mutera intambwe mwongera utere ongera ahabonye none Erika hindukira undeba mwereke uyobore nyandungu urutoki wibwiriza hariya nyine hari ababyeyi barashaka kukuramutsa nguwo gituza cy'iminihiro nguwo minege wanguka guhamya rugema rudatinya intanage nguwo nyamwicara ku murera abakobwa bakazana inkurumba yo kumuvoma umwe mubivugisha umugabo mangambure data mwiza kagira imana uraho muhungu muhungu uraho utagira izina uraho wagahungu we turiya twose ni uduhungu iri kugira izina wowe uraho neza amashyi turakwakiriye mu muryango nahoze mvugana na mukuru wawe mubwira ngo uheruka uri umwana yaje kukuvuga maze aragutaka gusa ikinshimishije ni uko ntakwigereranya nawe mu bukuru ariko mu ndeshyo ndabona nyingayinga yarakuze gusuhuza uno muryango mugari nibo bakumbera amashyi ko bose ntabwo bagenda bakora mu biganza ngo bishoboke n'ibikunda kurashaka umwanya ariko ntutinde wisubire ku ishuri Gaston namubonye asubire ku ishuri rwose kandi wakoze kuba wamubonye adusuhuza yego muri ino minsi rero ntabwo turi kujya ku ishuri kuko mu munsi w'ejo washize twari dufite umunsi w'ubwigenge bagende ntatane ndebere musaza we yegere nyirasenge nabyemera musaza we amuherekeze gusa ariko ugire uwo usiga inyuma mu mirimo yari arimo kugira ngo tudasanga za nyana zimaze gutera mu injarwe umwumvire ko mushaka hano kagira imana ikindi kandi uramuzi nako simbigutoza uzi ko atinjira gutyo
kutaza kuyi nguyu ko mwene mama Cimbagira data mwiza agira yubashima nkundire muri uyu mwanya natwe duhiniyeho dawe uwaye Gasto yimbitse mu ijwi duhamagaramo abakobwa bacu ntabwo tubashoza nta nubwo tubiyumvira ubundi barajya kuba babimenyekanye babwira abana bahungu bamugereze ariko mu gisigo cyabo reka mbabona amakuru amahoro n'umugongo biri ariko ntabwo irita igira hano imbere tubiharira umusangiza w'amagambo yego katwisubirire mu byimbo murabo mugize neza yego banze abo bashimirira ariko urakoze cyane ibi nabyo biragaragariza urukundo ukunda umuhungu wawe ese mwabibonye sinahoze mbabwira mpamagaye Marie Rose ngo aze Gaston muramutse yongere yisubirireyo urakoze kuba weretse Eric ngo murebe no kuri WhatsApp bari bamwohereje amafoto ariko noneho rero uretse kugabira Eric ntabwo umunsi uragera waze nkubwira ngo ufite impungenge ko ahoze ari hafi y'uko ahubwo ukaba ufite ubwoba bw'uko yagira ngo ubuzamanga ngure ahubwo reka nsabe abahungu banjye ni byiza rwose ko mukunda mushiki wanyu mukaba hafi kandi mwagize neza ndamushimiye mu muntizo umunota umwe hari umubyeyi ushaka kumuramutsa murongera mumusubize aho yari ari ngaye ngo barahakanye nabibonye bahungu banjye mugirire umuntu tubwira ko atari urugendo rusanzwe gusa ariko bisaba umugeni batubwiye amazina twumva umugeni arahari tubwira ko turi bake tuzatuma umuryango bakaza tukabakurusha kuri mukobwa jana kuri mukobwa tubabwira ko utari ikirongore yewe utanasumbaguza arabyemera uyu munsi rero barigaba umuryango mugari batuzanira inzoga dore bwiza ziteretse ntabwo ari amazimwe ariko si zo zonyine bazanye n'izindi ziri inyuma mu gikari bazanye inka babatumye ndetse bazana n'izindi ziziherekeje ibyo byose bimaze gukorwa imbere y'umuryango abanyamuryango barishima icyizere ndetse n'ikimenyetso gihagije ko Eric umuzi hari musaza wawe ugomba kubitubwira byose ariko nagira ngo nawe bitwemerere papa yamubajije kuko niba ari we ese nawe urabona ari we wabyibwiye rero nabyumvishe maze unyegere kuva n'ibiganza murakoze mugize neza ndagushimiye ko Eric ari we wazanye yego nanjye mbashimiye ko mwampaye Marie Rose maze rero umuryango wamukwemereye uyu mukobwa waje gusaba ndamuguhaye ubu umusabira
ahasigaye nahawe. Abanyamuryango mu amashyi, mumpera amashyi umukobwa wacu, ngaho rero muvuze impundu. urakoze cyane umuhungu wanjye rero akira. mumpera amashyi n'umuryango rwose udushyikirije muri rose w'imana mugari. urakoze. mwongere mu mpera amashyi abatwara sibo, amashyi n'impundu. Data mwiza nyemera muri uyu mwanya nanjye niba Siderika ariko ndaramutsa mbita Derek, nkundira mbere ya byose ubanze wegere ari abahungu babo katuka babofu basuhuze nawe babyumva banza basuhuza utabasuhuza basuhuza bakoze akanama bari gukoresha ibirenge basuhuzanya ku birenge basuhuzanya. Okay, ari uretse se subira inyuma noneho gatoya, subira inyuma mbagire subira inyuma. wabaramukije namwe mumutera akaboko kwa kundi turamukanya kubera covid, hanyuma mumushyikirize umutima uke ni mumushyikirize umutima uke mureba se noneho ku biganza bizamuye mubakomera amashyi. bari bari mu rubanza ntabwo ruba rworoshye, mutambuke mushyikirize umutima ukeye ubundi mugore uti bayi nawe uta eri aramuzanye ngaho muri kure nta kibazo yagezeyo. murabona ko yagezeyo ubwo bayasenga rikabishimye amashyi menshi cyane. bare ngwino uramukanye na pare nawe nanjye reka nshaka muramukanye tujya tumara umunsi wose mutararamukanye mwahubiranye cyane. Okay, eri noneho turashaka kubaharira imbuga twese nanjye ningira umuntu mbagamira genda ugere kwa pare muvugane reba pare hari akantu ari buguhereza wese. Erike yaje ndaramye ko ngukunda nibyemera reka pfukame reka pfukame ariko mwabakomeye amashyi ko nanjye ntabire. Twereke ibyo biri sema wari uri kumuzenguruka aho ruzingiye umva Miss Rose aragukunda ngaho umushimira umuhobero jya ufate riko ukomeze kandi ibyo gukina maze ukomeze hatazakwiyaka ntureba hari ikindi gisigaye amajwi yose atuzugira icyo uvuga maze umubwiriza ukuri kuri ku mutima. uramukunda fata ururabo neza tubafate ifoto y'urwibutso. hari Vigo 899 itanga inzira niyo muza yaje uri mwiza bigavuge uri cyane intege nziza kuko udateshuka ku mugambi wo kuvugirira inzira tugamije. ndagukunda roza wanjye impano iruta byose ariko ntabwo ikuta nuko nayikugeneye ku munsi nk'uyu. roza nawe aravuga ati agasozi kazamutse nk'akamanuka indi mugabo wanjye siga umugabo ntabwo umugayo bashangazi banoje neza. Erike yakiranye ubwuzu n'ineza n'igikundiro anibwo twatangiye kubona inyinya ye hano ngaho bashyikirize imana Erike mubyeyi mwiza reka nkambe n'ikamba rigukwiriye
ndagushima imbere y'umuryango n'urukundo gukunda kandi iyi ni impano nguhaye iturutse ku mutima kandi ndagukunda data bukwe niyo mpano yitambutse utereka ngushimire mabukwe uri umubyeyi mwiza kandi wagize neza iyi ni impano nakugeneye nk'umukwe wawe usibye no kuba umukwe wawe mbaye umuhungu wawe saba ababyeyi bongere batambuke basubire mu byicaro nsabe tante Chantal tambuke bamushyikiriza impano tante Chantal arahari ngwino bagushyikiriza impano tante wabaye tante mwiza umwana aragukunda ubonye mukazana mwiza ubonye umukwe mwiza urishimye kubw'uyu munsi kubera ko babigusezeranijwe babibonesha amaso bakwifurije umwaka mushya muhire utaha nibo bana ba mbere bakwifurije umwaka mushya muhire nsabe mama Fabrice na mama Siliveri na mama Fabrice batambuke nabo abana babashimire urakoze cyane tante Imana igumisha mama Siliveri na mama Fabrice batambuke bashyikiriza impano abateguriye mwagize neza kandi uyu Rose aje mu muryango mukunde kandi mukomeze n'inama zanyu iyo ni impano abahaye kuko abakunda ayibahaye kuko muri abigenzi arishimye kuko aje abasanga namwe nimumurakarira ahubwo mumwakire neza sibyo kandi mumukunde nabo bahise bashimira umuntu kazana babonye mu muryango ko warakaye seka bagufata ifoto utazaza warakaye Rose turakwishimiye mu muryango iki ni igice cya mbere cy'impano ndasaba Eric uhagarare hano hagati neza hano hagati musubire inyuma aho ngaho ndagira ntange umwanya w'izindi mpano zigomba gutangwa kugira ngo Sister Stella mfashe dukubite tubagura